Bamwe bati umwana ni umutware, abandi bati umwana ni umumarayika, abandi bati umwana ni u Rwanda rw'ejo, abana ni u Rwanda rw'ejo, kandi nibyo koko. Ariko se uyu nguyu we turamwita iki? Yesi, tubahaye ikaze nanone bakunzi ba Neberu Nshya, turagarutse n'ubundi muri wa mwanya w'inkuru n'ibiganiro, aho uyu munsi dufite inkuru yakomeje kubabaza abantu benshi, inkuru yakomeje kuriza ababyeyi benshi, inkuru yatumye abana nabo bagira ubwoba. Ni umwana wo mu kigero cy'imyaka 17 wigaga hano ka Kigali. Ni ishuri riri hano mu mujyi wa Kigali. Abazi kuri Onatarako, ahahoze hari Onatarakomo, ni ikigo rwose byegeranye cyane rwose. Kandi nanone ku bandi bantu batahegereye, ngira ngo muzi yuko ka Kigali hajya habera ibirori bigiye bitandukanye. Icyo kigo rero n'ubundi gifatanye n'iyo sare, cyangwa se byegeranye n'iyo sare ikunze kuberamo imyidagaduro igiye itandukanye. Ni umwana wigaga muri segonderi, wigaga mu mwaka wa 6 wari urimo usoza uwa 6, aho kuri iyi tariki ya 16 uyu mwana w'umukobwa mu rukerera ku isaha ya 10 yafashwe n'inda. Muzi yuko abandi babyeyi iyo atwite biramenyekana, kandi n'iyo agiye kubyara aba ari kumwe n'abantu, yewe abo bantu bagerageza no kumufasha, bakaba bamugeza no kwa muganga. Ariko igitangaje kuri uyu mwana w'umukobwa, inda we yarwanye nayo, arwana nayo muri urwo rukerera ku isaha ya 10. Inda arwana nayo ari wenyine, inda arangije arayibyaza. Niho natangiye mvuga ngo uyu mwana w'umukobwa we turamwita iki? Ku myaka 17, ku myaka 17 niko umubyeyi we yitangariza ko we ariyo afite. Nahoze nibaza ngo abantu benshi, kandi si njye gusa, bari kubyibaza ngo uyu mwana turamwita iki? Umwana ufatwa n'inda akajya mu nzu akifungirana ku myaka 17, akibyaza, amaze kwibyaza abyara umwana muzima. Ikintu yahise akora, mu nyumvire, impamvu turi kuvuga ngo turamwita iki, mu nyumvire namwe muze kumfasha, muze kumbwira icyo tuza kwita uyu mwana. Amaze kubyara umwana muzima amwibyaje, yahise amuzingira mu mufuka. Muri ayo masaha umuntu umaze kubyara ava aho ngaho yabyariye
ajya gushaka aho amujugunya. Nibwo yamanukaga, aramanuka hepfo gatoya kwa Nyiranuma ahabona tuwarete yo hanze. Izi tuwarete zo hanze, izi ngizi bita dumburi. Afata umwana muzima yazingiye mu mufuka amutamo. Amaze kumutamo agerageza gusibanganya ibimenyetso, agerageza kwiyorobeka, kwigira nkaho nta cyabaye. Umwana w'umukobwa, abandi babyeyi iyo babyaye baba banegekaye, abarwaza cyangwa se abari kubafasha cyangwa bari hafi baba bari kurwana no kubondora, kubaha agakoma, kubaha agasombe, kubaha agatoki, kubaha agasupu, kubaha utuntu turi bubagarure kubera ko baba bazahaye. Ariko uyu mwana w'umukobwa we yahise neza neza yigira nkaho nta cyabaye. Umuntu umwe niwe uherutse kuvuga ngo nubwo abantu bari kubyara n'amatungo akabyara, ngo ariko n'ibidayimoni biri kubwagura. Ntago ibidayimoni bibyara, birabwagura. Ibi bintu yarabivuze, ndabitekereza n'ubu ngubu iyi nkuru nkiyibona y'uyu mwana w'imyaka 17 wigaga hano ka Kigali, nabonye yuko ibidayimoni biri kubwagura. Ibidayimoni byarabwaguye, ibidayimoni ni byinshi. Turi kubona abantu bagenda ariko si abantu, abenshi ni ibidayimoni byigendera. Nta muntu ndi kuvuga yuko ari ikidayimoni, ariko ukuri gushirira mu biganiro. Nuko icyari gikurikiyeho, buriya ngo umujura ashobora kukwiba ariko ukayoberwa aho aguhishe. Umujura arakwiba ukayoberwa aho aguhishe, ariko ukamumenya rwose. Cyakurikiyeho ni uko uyu mwana w'umukobwa byatangiye guhwihwiswa ubwo ngubwo n'inzego z'ibanze. Ubuyobozi buba burahageze, abanyerondo, abadaso, polisi n'izindi nzego zigiye zitandukanye. Biba ngombwa yuko uyu mwana ubuyobozi bumwegera. Ubuyobozi bumaze kumwegera, uyu mwana bamubajije ngo ninde waguteye inda. Abanza guceceka, ariko mu guceceka biza kurangira bakomeje kumubaza, aza gutangaza yuko uwamuteye inda ari umwana wa gitifu. Namwe munyumvire mwa bantu mwe, umubyeyi akavunika rero umwana yishyura amashuri, akora uko ashoboye kose kugira ngo umwana yige menye ubwenge, ariko bikarangira gutya. Nuko icyakurikiyeho, uyu mwana w'umukobwa byabaye ngombwa yuko bahita bamujyana kwa muganga kugira ngo bamufashe. Ari hano kwa muganga ku Muhima, barimo baramufasha, ariko nyine nava mu bitaro ikizaba gikurikiyeho ni ukujyanwa aho akwiriye kujyanwa kugororerwa, dore yuko akoze icyaha cyo kwihekura gishobora kumuhana kuva ku myaka 7 cyangwa se sinzi, ndi umuhanga mu by'amategeko, abahanga muzatubwira.
Pasita Bugembe niwe wavuze ngo abagore babuze abana baba basaba abana, ngo n'abakobwa babyara batagejeje igihe nabo bakavuga ngo ntibashaka abana.